Umugabo yahanuye byinshi ndetse agera no ku ngabo z'u Rwanda zizajya muri Kongo ngo zikazagaruka zije guhosha imyigaragambyo izaba iri kuvugwa muri Kigali. Uyu mugabo ngo yahanuye byinshi, avuga ko u Rwanda ruzima umuyobozi ngo uzaba avuye hanze, ndetse ngo akimira ingoma imbere y'abantu b'umweru ngo ari nawe uzazana amahoro asesuye ndetse n'iterambere risesuye, ubukene butakiharangwa. Akumbuza abantu kuzaba muri icyo gihugu gihari. Ibitinya kuvugwa ni ibihe? Ibyabaye ni ibihe? Ibizasohora ni ibihe? Ibyamaze gusohora ni ibihe? Magayane yavuze iki ku butegetsi bwa FPR Inkotanyi? Ese indagu z'amagayane zareze cyangwa tugumye dutegereze? Ese ubundi Magayane yabayeho koko cyangwa ni baringa? Bamwe na bamwe, cyane cyane abanyabwenge, babifata nk'ubusazi, kuvangirwa cyangwa se ibitekerezo bwite bya muntu bigamije gutera ubwoba cyangwa se gutega iminsi undi mu buryo bwateguwe hari ikigenderewe. Uyu mugabo yahanuye kuba perezida benshi, avugamo Rukara rw'Igisunzu, avuga Nyangufi Nyirazo n'umusaza w'imvi nyinshi ndetse kugera no ku mwami. Uyu mugabo yahanuye byinshi ndetse agera no ku ngabo z'u Rwanda zizajya muri Kongo ngo zikazagaruka zije guhosha imyigaragambyo izaba iri kuvugwa muri Kigali. Uyu mugabo ngo yahanuye byinshi, avuga ko u Rwanda ruzima umuyobozi ngo uzaba avuye hanze, ndetse ngo akimira ingoma imbere y'abantu b'umweru ngo ari nawe uzazana amahoro asesuye ndetse n'iterambere risesuye, ubukene butakiharangwa. Akumbuza abantu kuzaba muri icyo gihugu. Ngo uyu nguyu yarahanuye ko perezida azapfa asogozwe, kandi koko ngo abantu babonye umurambo wa Habyarimana bose ngo babonye ko ngo yari ameze nk'uwasogozwe koko, kuko ngo hari icyuma cyamuhinguranyije mu ijosi ngo kiramukata kiramucacanga. Nta kabuza ngo uyu yari umuhanuzi, ngo ariko nanone hari ibivuga ko ngo bagenda bamugerekera, ngo hari n'abavuga ko bagitegereje u Rwanda rwiza, ngo ndetse bamwe bakaba bandika bavuga ko hari ibimenyetso byinshi bimaze gusohoka bigaragaza iherezo ry'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ngo nyuma hakazaza ubundi butegetsi bwiza buzazana amahoro asesuye. Gusa twibuke ko hari n'abandi nanone bavuga ko ubu buriho ari bwo buyobozi Magayane yari yarahanuriye abanyarwanda kuva kera, ahubwo bwamaze kugeza u Rwanda ku mahoro, umutekano, ubwisanzure busesuye n'ubukungu bufite icyerekezo cyiza bitewe n'intego ihari. Ibitinya kuvugwa ni ibihe? Ibyabaye ni ibihe? Ibizasohora ni ibihe? Ibyamaze gusohora ni ibihe? Magayane yavuze iki ku butegetsi bwa FPR Inkotanyi? Ese indagu z'amagayane zareze cyangwa tugumye dutegereze? Ese ubundi Magayane yabayeho koko cyangwa ni baringa? Iki cyo turahita tugisubiza. Nibyo, Bwana Magayane yabayeho kuko n'amashusho yarabigaragaza. Yabayeho koko kuko yakomokaga muri komine ya Gatonde mu karere bitaga Ubukonya, mu yahoze ari sous-prefecture ya Busengo, prefecture ya Ruhengeri. Ubu ni mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Yarahuje inkomoko neza neza na Colonel Alex Kanyarengwe. Yanahanuriye kandi ibyo yamuvuzeho bimubaho. Yahuzaga inkomoko na Colonel Leonidas Rusatira n'ibindi bikomerezwa bito bito byariho ku ngoma ya Habyarimana. Abamumenye bavuga ko yari afite impano y'ubuhanuzi, ndetse usibye guhanurira abandi nawe ubwe yarihanuriye, kandi ngo uko yihanuriye niko byamugendekeye. Magayane yaravuzwe biratinda nubwo atakivugwa, ndetse Magayane yageze ubwo ab'insigamigani nyirizina, kuko yasize imvugo n'inkuro. Ngira ngo mujya mwumva bavuga ngo kanaka yahuye na Magayane, bavuga umuntu wakize mu buryo butari bwitezwe na buri wese. Magayane uwo yari umuhanuzi w'icyatwa mu myaka y'1970 n'1980 n'intangiriro z'1990. Uyu ni umuhanuzi wahanuye byinshi byabaye. Yarahanuraga kuva kera kugeza ubwo afungiwe kuba yarahanuye ko amaherezo ya Habyarimana ari mabi, kandi ko nta mva ye abona i Rwanda, kahubwo amubona ari umugwagasi. Izo ndagu zamujyanye mu gihome cya Ruhengeri, arahafungirwa biratinda. Yahahanuriye byinshi, akanahamya ko byinshi muri byo bizaba atakiriho. Yahanuriye bamwe barimo Rizinde rya Mugabo ushaka ukazafungwa. Abo bari bafunganywe bamugishije impaka, ndetse banashidikanya ku ndagu ye. Atanga ibimenyetso by'uko igiti cy'inganzamarumbo cyari hafi ya gereza aho cyabonwaga n'abafungiye imbere kizaba cyarumye.
kandi ngo iyo gereza ikazaba ifungiyemo ihene ndetse ibyo byose bikazaba we atakiriho. Ubwo abari bamaze kuzongwa n'umunyururu bumvise ko icyo giti kizabanza kikuma, bati za ndagu ntacyo zimaze kuko kiriya giti kitoshye kuriya kizajya kuma tutakiriho. Bumvise noneho avuga ko hazabanza hagafungirwa ihene, bati uyu si umupfumu, ni umupfu w'umusazi warindagiye. Bumvise ariko kazaba atakiriho, bati reka dutegereze n'ubundi uyu mupfumu usukuma nta minsi asigaje. Kandi koko ntibyatinze aratabaruka. Nyuma yaho gato ihene yari ishorewe ijyanwe ku isoko yaje guca ikiziriko yinjira muri gereza, maze abanyamerwe bari barinze gereza begekaho urugi. Nyirayo ayikurikiye aruhera inyuma, atinya gutaka ngo nawe batamwinjiza imbere. Asubirayo, ihene isigarayo. Ibyo bayikoreye namwe murabyumva, bayiriyemo ka burushete. Mu byumweru byakurikiyeho imvura iragwa, imirabyo iracicikana, inkuba iti pa, iba ikubise cya giti, inkongi igihera mu mizi igera mu bushorishori, amababi aribaranga, igiti sukuma kirumirana. Sibwo indagu ibaye indagu. Ntibyatinze kandi koko inkotanyi zirarikokereza, zitwikira igicuku, zimanuka mu mikoki y'ibirunga, zifatanya amagumba, zirasa urufaya, inzirabwoba. Ubwoba buzugarije zikizwa n'amaguru. Umunyamakuru wa Oremforo witwaga Stanislas Kanyanzira yaje kurunguruka urwo rufaya rw'amasasu rwari rwacanye icyezezi mu kirere cya Ruhengeri, arabukwa inzobe z'abana bari barakeshejwe n'imbeho ya Muhabura. Ahera katanga intabaza ati birakomeye, ya ntambara irimo abazungu n'abandi basa nk'abarabu. Ubwo inkuru zikwira mu nzirabwoba, abarinze gereza barayita umujyi usigaramo rubanda gusa. Umusirikari wagarukiye hafi yari ari Nyakinama. Ubwo imbohe zose zirabohorwa, abanyapolitike nka Biseruka na Rizinde bakurikira inkotanyi. Rizinde wari waranditse igitabo gituka abo yitaga abana b'inyenzi cyitwaga La Découverte de Kalinga ou la Fête du Mythe, ari byo mu Kinyarwanda umuntu yakwita ivumburwa rya Kalinga, ari nayo maherezo y'abaringa. Yategereje ko yicwa n'abamubohoye araheba, kugeza ubwo abonye ko amaraso batayararikiye kuko bamushakamo iturufu mu ntambara barwanaga. Ifungurwa ry'abo bantu bari barimo n'abatutsi b'ibyitso nka ba Dogiteri Rudakubana, ubu ni koloneli muri RDF cyangwa se n'amapeti yariyongereye, niryo ryaje kuba isoko ry'iyamamara ry'indagu z'amagayane, maze ibinyamakuru byinshi bizisamira mu kirere bizigeza ku banyarwanda, cyane ko zabaremagamo icyizere cy'uko ikinani kitazatura nk'umusozi. Icyo gihe ibinyamakuru bya leta n'ibindi byari bishyigikiye Habyarimana byahamyaga ko indagu z'amagayane nta zabayeho, ko ahubwo ari amayeri y'umwanzi wari ugamije guca ingabo intege. Ku giti cyanjye nanjye nazishidikanyijeho, kuko nasangaga koko bishobora kuba ari amayeri y'umwanzi. Umwanzi icyo gihe yari inkotanyi zarwanaga na FARI no kujijisha. Ariko ku rundi ruhande nasesengura nkibaza byinshi, kubera uburyo ibyavugwagamo byari bisobanuye cyane, very detailed. Muri ibyo hari nko kuba haravugwaga ko Habyarimana azapfa agakurikirwa n'imvura idahita, kandi byarabaye. Kandi imvura ntigushwa n'abantu. Kuba baravugaga ko Habyarimana azapfa asogoswe, kandi koko ababonye amafoto y'umurambo we babashije kubona ko hari ikintu gisa nk'icyuma cyari cyamutanyuje ijosi mu muhogo nk'uwasogoswe inkota mu cyico. Hari kandi no kuba haravugaga ko Habyarimana azagwa mu gisa n'imibyuko y'amasaka, ari rwo rufunzo rwari ruteye iwe ku nkombe za pisine, aho yamanutse agwa indege ikimara kuraswa. Ku buryo inkuru y'indege ikimenyekana, benshi bahise babona ibizakurikira, kandi mu ihunga ryabo bagendana indagu z'amagayane banaganiragaho aho babaga bihishe, cyane cyane nk'aho Magayane yavugaga ko hazarokoka umurame mu bazasubira inyuma bahunga cyangwa berekeza iburasirazuba. Mu bindi Magayane yavugaga abantu bakomezaga kugarukaho ni nko kuba ibintu bizadogera, imisozi igasigara ari amatongo, ingo zararitswe n'ibihunyira, kandi ko uzategeka u Rwanda amahoro akarama azaba aturutse hanze, ndetse ko u Rwanda ruzaba igihugu cyiza. Akarangiza avuga ati barahirwa abazaba bakiriho icyo gihe.
Aha ni naho hakunze kuba impaka nyinshi, aho abantu bateraniye buri wese yizeye undi, bakaganira bisanzuye basesengura ejo hazaza h'u Rwanda. Bamwe kwiheba bitera guhanura ibibi, negativist, pessimist and skeptics. Bati ahubwo se Magayane ibyo yavuze mwari mwabibona? Bati buriya nta cyabaye kuko u Rwanda rutarabohorwa n'abavuye hanze, kandi rukaba rutaraba rwiza uko yabivuze. Abandi babashije kwiyubakamo icyizere, abo bita abo optimist, positivist n'abarealistics. Bati Magayane yabivuze ukuri, ishyano ryaraguye kandi koko u Rwanda rwashibutsemo ruratoshye, amaherezo ruzatwerera ibyiza. Ukuri hagati y'aba bose ni ukuhe? Nibyo tugiye kurebera hamwe mu gika gikurikira. Ishyano Magayane yahanuye ryarabaye uko ryakabaye. Yaritangiye gihamya ari ryo hanurwa rya Habyarimana ryaribanjirije. Nta wundi Habyarimana uriho nibaza ko nta n'uzabaho. Nta washidikanya ku ndagu za Magayane kereka uwazibariwe cyangwa uzibwirwa n'abazihindura uko bashaka, kereka utarazisomye zitaraba, cyane cyane ku rupfu rwa Habyarimana, ku mvura y'umuvumbi yariho biba, ku cyerekezo intambara yaganagamo n'aho impunzi zabashije kubaho zagiye zigana. Nta n'impaka zari zikwiriye kubaho, cyane cyane ku muntu uzategeka u Rwanda amahoro akarama, kuko yavuze ko azima ashagawe n'abera. Abarota ku manywa bo bahera ko bategereza uzaza yimikwa n'abazungu, bakiyibagiza ko abera Magayane yavugaga ari za ngabo za Minware zari zikiri mu gihugu ubwo leta ya mbere yajyagaho ku itariki ya 19 Nyakanga 1994. Ibyagombaga gukurikira Magayane yavuze byarategerejwe biratinda. Gusesengura indagu ni nko gusesengura inzozi, bisaba ubuhanga nka bumwe bwa Yozefu wo muri Bibiliya wajyaga azirotorera Farawo. Iyo bavuze igihugu cyiza si ukuvuga ko baba bavuze igihugu kitagira ibibazo, oya, icyo gihe bavuga paradizo, kandi Magayane siyo yavuze. Iyo bavuze igihugu cyiza ntibaba bavuze igihugu buri wese akize, oya, icyo gihe ntiyaba ari indagu, zaba ari inzozi, kuko muri iyi si nta gihugu kitagira abababaye n'abakene, kandi si cyo Magayane yavugaga. Byari bigoye kugira uwo wumvisha mu myaka myinshi yakurikiye ihirima rya leta ya Habyarimana ko Magayane yazikabije avuga ko ishyano ryabaye mu Rwanda rizakurikirwa n'u Rwanda rurese ibyiza. Icyo gihe ntabwo ku Batutsi n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi kurokoka byari bigihagije gusa, kuko bari bantaho bari abapfakazi n'imfubyi bipfumbase mapfubyi, ndetse bamwe muri bo bikabatera imvugo zipfobya urugamba, rimwe bavuga ngo badukuye naho twari twibereye, ubundi ngo u Rwanda n'urw'abarutashye, abandi turarengana. Mu myaka yakurikiye ihirima rya leta ya Habyarimana kandi byari bigoranye kuvuga ko hazabaho amahoro arambye, kuko inkomyi zayo zari nyinshi. U Rwanda rwari rurinzwe bikomeye, ariko rugoswe n'impunzi z'abahutu zari ziyobowe n'abahigira kuzaruhorera. Mu Rwanda hari inzigo zaretse benshi, harimo n'abayobozi n'abandi banyabubasha batasibaga kwingingirwa kutarikora. U Rwanda rwari ikirunga kiraye kiri buruke, ku buryo bamwe mu bari bamaze gutahuka bashoreye amatungo yabo bagasubira Uganda, n'abandi bamaze guheba u Rwanda babariwe. Mu iterambere u Rwanda rwari rwarasubiye inyuma y'aho rwari ruri muri za 90. Gereza zari zisendereye imbohe zirimo iz'akamama, ndetse hariho n'abafungiye mu ngo zitazwi n'amakontineri, abandi barigiswa. Icyo gihe byari bigoye kuvuga ko iza Magayane zeze, avuga ko hazabaho u Rwanda rwiza. Cya cyizere cy'igihugu cyiza kizaza ryari? Ndabona icyoko cyacyo ubanza kiri hafi. Reka mpere ku bintu bito cyane, ariko mujya mwibuka ko kugeza mu 2006 twamaze imyaka 12 nta bahanzi baririmba ineza n'urukundo tugira, twibera mu z'icyunamo n'iza kera gusa. Mujya mubona se ukuntu imitima n'inganzo byagize gutya bikabumbukira rimwe, hakaza abana baririmba urukundo nka Kitoko, Meddy, Jojo, Knowless, Kamishi, The Ben, King James, Alpha n'abandi. Aka ni akantu gato cyane, ariko kavuze byinshi. Kavuze ko inganzo itingingwa kuko ijyana n'ibihe byayo. Kavuze ko igihe cyo kuririmba amaganya gusa kimukiye mu mitima yabo, ibindi bigaragaza ko ubuzima bukomeza.
Ni bene muri ibi bintu bito bamwe batabona cyangwa babibona ntibabitindeho u Rwanda rwiza Magayane yaraguye ruhera rugaragarira. Muribuka muri 2009 aho Perezida Kagame yavugaga mu bihe byo kwibuka ati tureke guheranwa n'agahinda, kandi insanganyamatsiko y'uyu mwaka yitwe icyizere. Iki ni ikintu cy'ikimenyetso cy'uko u Rwanda Magayane yavuze ari urunguru. Bivuze u Rwanda rurimo gukira, healing, rugifite ibikomere ariko birimo gufata urukoko. Muribuka imyaka u Rwanda rwamaze abantu barebera mu moko intambara z'ubutegetsi nk'aho u Rwanda rufite umuvumo wo kuzahembera inzigo y'abahutu n'abatutsi. Nyuma se barwarakabije Bangendahimana n'abo bari bayoboranye iyo mu mashyamba bamaze gusobanukirwa, ntibizanye nta mirwano na n'ubu bakiza. Kandi nyuma yaho se mu gihe bazaga sibwo Gahima, Kayumba na Rudasingwa bagendaga. Ibi bivuze iki? Bivuze ko u Rwanda rurimo guhabwa ibimenyetso byarufasha koroherwa. Gukira si hafi cyane, indwara yo kurebera ubutegetsi mu moko, ariko ubu tujya twibuka ko inzara iri mu nzira yo gusezererwa, ko Kagame nka Gahindiro yashyizeho inkongoro y'abana ariyo y'amata atangirwa ubuntu mu gihugu hose. Ese tujya twibuka ko icyemezo cyafashwe cyo gutangira gutanga ibitunga batishoboye bageze mu zabukuru bazajya bahabwa amafaranga atari munsi y'5,000 ku kwezi. Niyo sipasi yo mu Rwanda. Ese tujya tubona ko hamaze iminsi hubakwa amazu y'abatishoboye bahabwa ku buntu. Niyo social housing cyangwa logement social yo mu Rwanda. Ese tujya twibuka ko imbuto n'ifumbire bikwirakwizwa ku buntu mu baturage hirya no hino mu byaro. Ese mu bibazo bitabura tugira twe n'abacu, tujya twibuka ko 11% by'abanyarwanda mu myaka 5 gusa bavuye mu babarirwa mu baritswe n'ubukene. Ese tujya twibuka ko nta ruswa mu kubona imyanya mu mashuri ikibaho, kandi ko umunyarwanda ashobora kwiga imyaka 12 arihirwa na leta. Ese tujya twibuka ko abakene nyakujya bavurirwa ubuntu, kandi ko imiti ya sida ari ubuntu kuri bose kugera ubwo bamwe birara ngo umuti warabonetse. Ese tujya twibuka ko ubu abanyarwanda hafi ya bose ari abayobozi, kuko utari muri njyanama ari muri nyobozi. Utari muri ibyo byombi ni umwunzi se, ni inyangamugayo ya gacaca se, ni umujyanama w'ubuzima se, ni umuhwituzi w'umurimo se, ni intumwa ya komisiyo y'amatora se, ni uhagarariye gutubura urutoki cyangwa guhinga ibihumyo se, ni uhagarariye urubyiruko cyangwa abagore se, ni uhagarariye abavuye ku rugerero n'ibindi byinshi bishya bituma buri wese yibona mu miyoborere y'igihugu. Ese tujya tubona ko ibyaro byinshi ubu bitakigira umwijima, kandi ko gahunda yo gukwiza umuriro mu byaro ifite umuvuduko uhambaye. Uru ni rwa Rwanda Magayane yifurizaga buri wese kuzaba akiriho ngarubone. Nibyo navugaga ko gusesengura indagu ari nko gusobanura inzozi, bikaba bisaba ubuhanga. Hari ibyiciro by'abanyarwanda bitaribona muri izi ndagu za Magayane. Hari ibyiciro by'abanyarwanda bitaribona muri izi gahunda, kuko ubuzima bw'abanyarwanda butarahindukira icyarimwe. Abo ni nk'abashomeri bagitegereje akazi. Abo ni nk'abari bakize bagakeneshwa n'inkurikizi z'intambara na jenoside. Abari mu magereza cyane cyane abariyo by'amaherere. Abakeneshejwe n'abaturanyi babo, ubutabera n'abatarahunguka, n'abaheruka guhunga n'abandi. Ariko ibi ntibibuza umwe muri aba ushyira mu gaciro kubona ko ibitaramugezeho byageze ku bandi benshi. Ntibibuza ufite ubwenge n'ubushake bwo gusesengura kubona ko u Rwanda Magayane yavuze rugenda rurushaho kugaragara. Ni ryari tuzabonera ko iza Magayane zatwereye twese? Nigeze kubivuga ko nta gihe muri iyi si iyo munsi y'ijuru higeze haba igihugu gihira bose, ariko hari amarenga menshi mbona arembuza u Rwanda rwizihiye benshi. Inda y'u Rwanda ihatse zahabu n'amabuye y'agaciro bitari byarigeze biboneka. Igisigaye akaba ari ukureba igihe bizatangirira gucukurirwa. Ndetse ubushakashatsi bwakozwe mu mukoki ukurura ukagera no mu Rwanda bwagaragaje ko hashobora kuzaboneka na peteroli. U Rwanda ntirushaka gutungurwa, rwatangiye gutekereza ku buryo ubwo bukire bwazasaranganwa mu bene gihugu, bityo aho kutubera umuvumo nk'ahandi bwabonetse bukatubera umukiro.
U Rwanda rufite diaspora yiganjemo urubyiruko rwashishikariye guhaha ubumenyi n'ikoranabuhanga, ifite ba rwiyemezamirimo biyemeje kutagoheka bahahira ababo iyo mu mahanga, ifite abanyarwanda batsimbaraye ku bunyarwanda bwabo kandi babashije kungukira muri ayo mahanga bahangayikiyemo bikanungura benshi. Aba bose ni abiyongera ku bandi bana bato berekeza India, Amerika, South Africa, Malaysia, Uburayi n'ahandi bajya buri mwaka boherejwe na leta guhaha ubwenge butaboneka ino, maze bose bakazasenyera umugozi umwe bubaka urwa Gasabo nta shiti. Inzozi za magayane zizatwerera twese. Karisimbi yacu buriya ngaho ihagaze ni icyogajuru mu bindi, ku buryo aho bukera u Rwanda rurayikama menshi ngo ibere isi yose umunara wohereza amajwi n'amashusho. Gaze ya Kivu abana ntibakiyiga mu makaye gusa, ahubwo ubu yatangiye gucukurwa ku buryo ishobora kuzatuvana ku kwatsa. Umutekano no gukorera mu mucyo tumaze kugeraho ndetse no gutanga serivisi nziza dutangiye guhagurukira biratanga icyizere ko abashoramari bazashinga inganda n'ibyicaro byabo mu Rwanda, maze bakahakorera ibyo bazajya bagemura mu bihugu duturanye. Ejo bundi hambere aha mu Rwanda bwa mbere habayeho ihererekanya bubasha mu mahoro hagati y'abaminisitiri b'intebe, hagati y'aba perezida ba Sena no hagati y'aba perezida b'urukiko rw'ikirenga. Byanteye kurarikira bikomeye umunsi tuzakomera amashyi y'urufaya Perezida Kagame, ababyeyi bavuza impundu, atanga inkoni y'ubushumba akayihereza undi mwana w'umunyarwanda uzagera ikirenge muke, agasoza ibitenga yatangiye akusa ikivi asize. Aho niho ibanga ry'u Rwanda rwiza riziritse. Turi benshi turamya iyaturemye ngo bizabe mwituze, ndetse iyo nkoni y'ubushumba azayiha uyikwiriye kandi bakuzuzanya. Mu gusoza, wa mugani w'abasokuruza b'abaparimehutu bajyaga baririmba ngo Loni yindi zava he. Uwashaka yahera kuri ibi byo hejuru agaca iteka k'izo magayane yaraguye yazikonoje zose. Nta wundi magayane uzabaho, n'ibindi muzasoma n'ibyo bamwitirira. Uzashaka gusoma ibyo nasomye azabishakire mu binyamakuru by'icyo gihe nk'icyitwa Le Messager, Rwanda Rushya cyangwa Le Flambeau. Bavandimwe basomye musome iyi nyandiko, nifuzaga kwisegura kubo itanyura kubera ko nayihereye ku ndagu nahaye agaciro bijyanye n'imyemerere ya bamwe. Sinabikoreye ubushotoranyi, ariko ahubwo nabitewe n'uko nashatse gutembereza abasomyi mu bwonko bwanjye. Ibi nanditse ni ibyanyuze mu mutwe wanjye, haba ibyo nibutse n'ibyo natekereje. Nta n'imbaraga cyangwa umwanya byantwaye kuko nabitekerejeho mu ijoro rimwe. Ijoro rya nyuma ry'umwiherero w'abayobozi bakuru twari tuvuyemo, narigizemo ibitotsi bike, ndicara nuza ibyo tumazemo iminsi kuza nk'inka cyangwa rimine mu gifaransa, ndetse ndota imbere hazaza mpereye ku cyizere navanyemo, maze kubona uburakari bwubaka, umutsi n'izima intore nkuru yari ifite ihamya ko u Rwanda nta muvumo n'umurage wo gukena rufite. Twese dusangira icyizere. Iyi nkuru yasohotse mu kinyamakuru Igihe nimero 004 cyo kuva tariki 13